wa televiziyo yacu ya WER 250 TV. Rero nkuko murabona mu kitono uyu mwanya turi kumwe n'abakobwa beza basirimutse n'abasista. Nkuko mubizi rero twabwiye ko tuzabagezaho ibintu bitandukanye, ibiganiro, amafilime, entertainment. Rero ni ukuvuga ngo uyu munsi tugiye gutangira ikiganiro tugiye gutangira, ngira ngo abasista murabareba nibo bagiye kutuganiriza uyu munsi wa none. Bagiye kutuganiriza rero ku bigendanye n'umuryango. Ese umuryango w'iki gihe ubayeho ute? Umuryango w'iki gihe ubanye ute? Ese ni ibihe bibazo biri mu muryango? Ni ibihe bibazo biri guteza rimwe na rimwe divorce? Ni ibihe bibazo biri gutuma imiryango itubaka ingo zabo neza? Ibyo tugiye kwikurikirana kuri WER 250 TV. Abakobwa bacu rero baraza gutangira batubwira uko bitwa ndetse batubwira n'amazina yabo. Tubagarukanye noneho utundi dushya twadanje, muraje namwe mukurikire. Dufite n'umutumirwa, ariko umutumirwa muri make muramuzi, nawe nyine yabagejeje ikiganiro. So ndakeka mwaranyuzwe, byarabashimishije ibintu babwiye, ariko ubu noneho tugiye kongera tuzane hano kuri kamera aze nawe ababwire bimwe muri byo. Mbese nyine turabakorera udushya uyu munsi, njye nawe turi babiri, ntabwo ndi bukore ndi umwe, nawe ntabwo arakora ari umwe. So tugiye kuza noneho twese turi babiri, kandi ndabizi ko muri buryoherwe. Tugiye gutangirana n'ibindi bibazo abakunzi bacu badukurikirana batubajije. Nanone ibi ngibi nibyo ngiye kubagezaho aka kanya. Ikibazo cya mbere mfumbuye hano kiragira giti: umugabo w'inganzwa. Ese wowe nk'umuntu udukurikiye kuri WER 250 TV, umugabo wumvishe ijambo ngo umugabo w'inganzwa wumva iki? So rero uko mbyumva, umugabo w'inganzwa ni wa mugabo nyine uyoborwa n'umugore we, cyangwa se no muri sosiyete yiwe baramugize nyine nk'umugabo w'inganzwa, nk'uko mubyumva muri comment baduhaye. So umugabo w'inganzwa rero ni umugabo nyine utagira ijambo mu rugo rwiwe, ku buryo anakinira n'umugore wiwe ntamubone. Umugore wiwe akaba wenda yifitiye abandi bagabo hanze gutya bamukorera imibonano mpuzabitsina, cyangwa se afite ubusoresore buri aho ngaho nyine, ku buryo nyine ahindura umugabo we inganzwa nyine ntagire ijambo na rimwe yumva avuze. Akina n'umugabo, umugore wiwe yamubwira ngo ibi n'ibi akamwiyama, ahubwo akanamubwira nabi, ahubwo wenda no kumukubita. Uwo ni we mugabo w'inganzwa. Ikibazo cya kabiri turabinyuramo twihuta ariko mwihangane. Kiragira giti: indaya imenyereye akazi. Muri make nyine indaya ifite experience mu kazi. Ni ukuvuga ngo indaya ifite experience mu kazi ni wa wundi nyine umenyereye akazi kose. Ni ukuvuga nyine uburambe mu kazi, ufite uburambe muri make. So rero ni ya yindi nyine ugomba kumva ati niba muhuye wowe nawe mugomba nyine kwita murangizanya wowe nawe. Wa mukunzi wanyu rero yaje, nababwiraga meze neza. Karibu rwose mu kiganiro cyacu twembi. Wari usanze ndi kuganiriza abakunzi bacu, ariko twakomeza. Hano hari ikibazo abakunzi bacu batubajije ngo indaya imenyereye akazi. Indaya imenyereye akazi mbese nyine ni experience. So n'ibindi kubabwira ati rero iyi ndaya nyine niba ifite akazi kayo, ni akazi. Niba ni ukuvuga ngo niba huye n'umugabo ifite uburambe, yego, ni wo kuri WER 250 TV
yahageze, dore nguyu namwe muramubona kuri kamera zacu. So reka mwakire rero anabibwira umuntu amumenye neza, twakomeza twibwira. Okay, banyita Ishimwe Sandrine, nkaba nanjye ndi umutumirwa kuri Wear 250 TV. Sawa, ubu turi kumwe mu kiganiro, ubu meze neza kabisa, ubu noneho tugiye gutwika kabisa, tugiye kwashumika mbega. Cyitwa ngo noneho naje kugira ngo tuganire ku kiganiro kumva ku muryango kabisa. Tugomba kureba neza ukuntu imiryango iri kubaka n'imva kabisa, ni original. Ubu ngubu nyine tugiye kuganira neza ku miryango kabisa, dufashe dukomeze. So twari turi ku kibazo cy'indaya imenyereye akazi, nicyo wari usanze ndi kubwira abakunzi bacu. Indaya imenyereye akazi nabasobanuriye, ni indaya nyine imenyereye akazi, nawe urabyumva, ni ukuvuga ngo iyo muhuye ifite uburambe, yego nawe wagira aho gucya ubongeraho, kuko ngewe bari banyumvishe n'ubundi ongera ari yego ifite nyine uburambe mu kazi. indaya ifite uburambe mu kazi, ni ukuvuga ngo indaya izi icyo igomba gukora, nimba ibonye umugabo akazi kayo kakamenya, nimba nyine ari umugabo se aje gushaka iki, nta kindi nyine ugomba kumuha icyo ashaka kandi ukakimuha neza n'ejo akagaruka. Yego, niyo ndaya ifite uburambe mu kazi. Okay, iki kibazo rero ntabwo twongeye kugitindaho, reka dufate ikindi kibazo twihutishamo kuko amasaha yadufashe. Indaya ishaje. Indaya ishaje rero imeze indaya ishaje, indaya ishaje, akungu gashaje niko karyoshya imboga. akungu gashaje niko okay. Mana yanjye ukuvuga ngo niba bavuga akungu karyoshye n'akungu gashaje niko karyoshya imboga, nawe nyine hita wumva icyo umuntu ashatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo indaya nyine ishaje, ni ukuvuga ngo iryoshya ibintu muri rusange. indaya ishaje rero sinayivuga gute sura. Indaya ishaje muri make nyine iryoshya ibintu, nuko nyine ubu noneho muri ibintu by'imboga aba imeze neza, atose original kandi ubwabwana bushyashya wumvira ute ngubu nyine buba bushyashya aho ngaho. So iki kibazo nashishikaga kukigarukaho cy'abantu nyine bashyashya nk'uko bivuze mu kazi. ni ukuvuga ngo ishaje nyine ibishaje nyine mu byumve nk'ukuri. So nyine ibizi bigiye gukora, abakunzi bacu kabisa bibyumve neza mutega amatwi, ibizi bigiye gukora, ibizi nyine ibimenyereye akazi igiye kuba rero irimo. Ni ukuvuga ngo mbese nta mikino bifite, ariko buriya aho kugira ngo wowe nyine mubwire ubaye umuhungu, aho kugira ngo urye indaya ishaje n'indaya ikiza mu kazi, mbwira ikintu wahitamo. ni ukuvuga ngo indaya ikiza mu kazi, sibyo? mbese ikimubwira ati ukimukoraho ubundi ati ngwino nkwerekane tugende wenda muri shambure yo kuryama, ni ukuvuga wiseka. ni ukuvuga ngo we nyine araba akitinya muri make, aravuga ati nyine aracyatangira ariko nyine araza kuza baraza, ariko araba yitinya avuga ati si ubu barambona gute, kuko ntabwo aba yakiyakira nyine. ariko wa wundi ushaje mu kazi aravuga ati n'ubundi niko kazi kanjye, akira rwose aguhereze ntacyo ntubyikuraho. ngira ngo wenda uwo mutoya uje mu kazi abaje nyine afite gahunda y'uko agiye kugakora n'ubundi, ahubwo aribwo yagakora neza kuko kugira ngo ashimishe abakiriya n'abataraza bazaze, wenda niko nabivuga. igihe arabashimisha ariko ntabwo yakirekura nk'ishaje nyine. yego, nk'uko twavuze ngo akungu gakuze niko karyoshya, mbega yo ibizi ikigomba gukora, ibizi icyo gukora. Okay, bakunzi ba Wear 250 TV rero ikintu turi kuvugaho ni indaya ishaje. Indaya ishaje ngo ibizi akazi yaje gukora, ubwo rero ndumva icyo ngicyo nta nubwo twakongera kukivugaho.
okay umwanya ndagerageza aho dusubiramo ikibazo dusubiramo ikibazo cya giti kurongora nturangize bigira izihe ngaruka cyangwa se biterwa n'iki shaka kurongora nturangize rero njye ingaruka numva oya ikintu kibitera kenshi hari igihe umuntu aba yarikinishije bigatuma nyine yakora ibintu akaba yararangije nyine nk'inkoko ako kanya nyine ubwo yagiye akora utuntu tw'utunyamerika twinshi hari igihe nyine araburiza akaba bihirije nyine umuntu bari kumwe ni ukuvuga ngo ugere rero ukuntu mbyumva umuntu nyine mbese kurangiza vuba cyangwa se gutinda kurangiza hari igihe gutinda kurangiza hari igihe uba wanyweye ibintu bituma utabasha kurangiza vuba bitewe kugira ngo wenda ugarurizemo umuntu muri kumwe cyangwa se kugira ngo umwemeze n'abantu banywa ngo viyagara inzoga za rikeri nyine zimwe zikomeye oya bituma utarangiza vuba ku buryo wakomeza ukamurongora umugore akagira narangiza nk'inshuro nk'eshanu wowe mugabo utararangiza n'umunota n'umwe ikintu nakavuzeho ku muntu abantu barangiza vuba igihe ikintu nziho ni umuntu wikinira abantu bikinisha rwose babireke kuko kurangiza vuba rwose uri kumwe n'umuntu mu gikorwa ni ibintu bya feke rwose nta kintu ubihirije umuntu muri kumwe kabisa ariko rero none kubona none ibyo bintu by'ibyiza by'ibinini bituma utarangiza vuba kugira ngo nyine ngo wemeze umukobwa muri kumwe nanone ntabwo ari byiza kuko ushobora kubigwamo pe ntabwo ari byiza basi byiza wenda wazajya nyine ukomeza uko uri wowe bikagushimisha ukomeze ntugire ibintu byonyine wiyongeraho ukabirangiza rero bakunzi ba Wealth250 TV nizere ko nta n'umwe urimo ukora ibintu nk'ibyo ngibyo wikinisha ibiki akora akazi originali kabisa bakagenda kabirangirizaho finali noneho rero twagiye kujya ku kindi kibazo indaya nshyashya indaya nshyashya rero twayivuzeho indaya nshyashya nyine ni indaya nshyashya bamwe barabyumva ni ukuvuga ngo ni umuntu nyine uba ukiza mu kazi vuba nyine ukiga akazi agiye gukora mbese nyine ariko indaya nshyashya hari igihe burya umuntu mushyashya yageze mu kazi baramuharara none iyo baguharaye uri gukora ibintu bya nyine ku buryo umuntu yumva akabona ni umudamu kabisa aho ngaho ubona abakiriya benshi rero indaya nshyashya akenshi ibiharawe iyo kubona abagabo benshi kuba iharawe iraharawe ariko hari nyine hari ukuntu nyine igenda yifatamo kubera ko ari nshyashya ifite n'amasoni wenda itaramenyera gutya imenyera akazi irimo ngo ikisangemo hari igihe nyine usanga rimwe na rimwe yitinya ntapfe guhereza nyine umugabo neza abe yamushimisha bikagenda icyo gihe wenda iyo imuhaye wenda iri kwitinya ubu ngubu ntabwo aba azi icyo yaje gukora ahubwo iyo ari indaya izi ikintu yaje gukora ibikora neza kugira ngo n'ejo bundi atazajya ahandi azagaruke njye niko numva ubwo nibyo twagiye ku kindi kibazo ikibazo kiragira giti umugore washatse ibintu mbese muri make yashyuwe ukuntu aba ameze muri make wowe uba umeze ute kwanza tufate ku rugero bwacu ngewe ukuntu mba numva meze isuku mana yanjye we umva ukuntu se njye iyo iyo nashyutswe mba numva nyine ubundi hari ikindi se wowe nyine uba wumva ushyushye ukuntu ndende uba umeze uba wumva ushyushye nyine biterwa n'ukuntu igitsina cy'umuntu kimeze nigeze kubivugaho njye bitewe n'igitsina cyanjye hari igihe mba numva nyine mbese cyacumbye umuriro pe kiri gucumba umwotsi
biterwa n'amoko y'ibituba hari ku buryo igihe nyine mwese niba wowe hari igihe kigeraho kigashyuha neza neza ku buryo ubona n'umuntu gutya nyine ukumva muri gutera nk'agatima ku buryo wabona nk'umugabo wese uciyeho ukamwifuza umugabo wese uciyeho ntabwo umugabo wese wamwifuza ariko hari igihe nyine wowe wumva nyine wowe wumva wishimiye ako nyine bumeze utya ako nanjye ubwo ngubwo ntabwo wabusiga ubwo nyine yumva ngiye noneho ndi ntiwancika turi kumwe ntabwo wancika pe uwo ari wese oya pfa kuba ko njyewe nashyuzwe kuko ko nashyuzwe ndi kumwe n'umusore niyumva mu kandi so erega ibintu byose ubikora wumva nyine ari umuntu buri wese nyine buri wese yishimiye so twagiye ese uhuye n'umuhungu akagusaba ko umuha ku gituba ariko akagusaba ko mujya iwe cyangwa se iwawe wahitamo ikihe wahitamo kujya iwe wahitamo kujya iwawe njye nahitamo kujya iwe wahitamo kujya iwe yego nizihe mpamvu rero njye byo ni impamvu nahitamo kujya iwe njye ntabwo umugabo ntabwo n'iwanjye ntabwo nakwifuza ko njye umugabo yaza iwanjye ntabwo mba mbyifuza ahubwo njye mba nshaka kujya iwe njyewe rero njye namurira akazi iwanjye kuko n'iwanjye yakishyura rogi yanayishyura yayishyura yayishyura icya mbere inzu aryamyemo yayishyuye icya kabiri amashuka agiye kuryamaho yayaguze wowe wajya gukodesha mbese nyine ubwo ni iduka ryawe ugakodesha na loji inzu ubamo cyane rwose ugomba kwifuza n'iwa aho ngaho harimo na ariko bikakubwire njye ikintu mba numva nagiwe ntabwo nabyishimira ko yaza iwanjye ntabwo aba ari sawa rero ndakeka se amasaha yagiye ikiganiro abakunzi bawe 250 TV rero njyewe ndabishimira ndabakunda cyane kandi ikintu mpora mbingingira gukora mujye mukora sheya mana yanjye ndabinginze kabisa mujye mubikora tugendane neza kandi shawa ibitekerezo tubashe kubisubiza neza nk'uko mubibona hano twabivuzeho twagiye dusubiza ibibazo batubajije abakunzi badukurikira so namwe rero mujye muduhereza ibitekerezo mujye mutubaza mutubwire mutunenge kandi munatunengeho gutyo mbese nyine tugenda tubasubiza bigenda fureshe murakoze kudukurikirana gatanu kuri gatanu bayi yari uwera 250 TV yari uwera 250 TV in live